buri gihe nzajya nza gushima uko mbyibutse nzajya nza imbere yawe uzandinde kwibagirwa mwami wanjye ikaze mu ndirimbo y'umunsi mwene data fata umwanya ushimira Imana ku bitangaza yagiye ikora kabone nawe uyu munsi wabona bitaciyemo cyangwa muri iyi minsi itambutse basi ibuka ibitangaza bikomeye Uwiteka ajya akora maze umushimire. Dawidi we yaravuze ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze ngo kuko nzibuka ibitangaza byayo bya kera ngo kandi nzibwira ibyo Uwiteka yakoze byose ngo nzita ku bikomeye Uwiteka Imana yakoze. Nawe ute ku bikomeye Imana yagiye ikora harimo no kuguha umwaka ukaba uriho abandi barapfuye maze bigutere gushimira Imana. Erega biracyariho byinshi byatuma tuza imbere y'Imana dushima. Yesu aguhe umugisha yakira ishimwe ryawe. Amen. Zidari narakubonye sinakirengagiza rya joro ryari ryanze gucya nanjye nzaba mu nzu yawe iteka sinzahava.